Nshuti za Big Grace TV, ubushize dusoza video y'ubushize wayirebera cyariho kuri Big Grace TV. Nari nakubajije ikibazo nkubwira nti wagumana n'uwo mwashakanye nyuma yo kuguca inyuma ukabimenya. Nari nagusabye ngo unsubize muri comment. Uyu munsi rero nari mbyutse mfite courage yo kugufasha gusubiza icyo kibazo. Tujyanemo mbese nicyo bivuze. Tujyanemo nkubwire uko ngewe mbyumva, ariko bitabuje ko n'umuntu utwandikira ukatubwira ukuri kubyumva. Mu by'ukuri muri rusange, wenda mbanje kwibutsa abatarerebye video y'ubushize nari nabagaragarije mu mibare uko bihagaze, abantu bakunze kugaragazwaho no guca inyuma abo bashakanye hagati y'abagore n'abagabo, imibare abo yagaragazaga. Murumva nari nabikubwiye muri no video yewe nashobora no kujya kubigarukaho, ariko reka manze ndase ku ntego nkubwira dusubiza cya kibazo. Ntese wagumana n'uwo mwashakanye nyuma yo kumenya ko yaguciye inyuma? Wenda yarabikwemereye cyangwa se atarabikwemereye, kuko hari naho muri video iheruka nari nakubwiye imibare y'abemera bagira ubutwari bwo kwemerera abo bashakanye, kwemera akabyemerera pati nawe ko yacitwa kamuca inyuma. Mu mibare muri iyo video twakoze ubushize bagaragazaga ko hari imibare y'abantu bakunda kugira ubutwari bwo kubyemera, abandi ntibabyemere, abandi bakifata dukurikije ubushakashatsi wenda baba bwarakozwe. Wascrollinga kuri Big Grace TV, iyo video iracyariho. Ariko reka nkubwire, muri rusange wamaze kumenya ko umuntu mubana uwo mwashakanya guca inyuma, muri rusange uko bijya bigenda usanga ari parite ebyiri, ni ibice bibiri. Hari abahagarara bakabihakana kategorikoma, nubwo wabimenye wenda ufite ibimenyetso, ufite amavideo, ufite ibimenyetso nyine simusiga, umuntu agahagarara ku maguru yabira akabihakana. Hari ababintwari bakabyemera bagasaba imbabazi. Noneho rero bikagenda gute? Hari n'ababintwari bakazitanga. Ubwo ndi kugufasha gusubiza cya kibazo nakubajije ngo wagumana n'uwo mwashakanye nyuma yo kuguca inyuma ukabimenya. Rero kampite ngenda umurongo ku murongo. Hari abahitamo gusasa inzobe, uwahemutse agasaba imbabazi akanahinduka. Cyo ni igice cya mbere. Uwahemukiwe akazitanga bakamera nk'abatangiye umubano wabo bundi bushya. Cyo ni igice cya kabiri. Hari abandi bananirwa kugarurirana icyizere nubwo wabibatera mu nshinge bikanga. Abo bigenda gute? Bahitamo gutandukana burundu, divorce, gatanya mu Kinyarwanda. Hari abashakashatsi rero babikozeho ubushakashatsi natwe tuba twireferaho muri hano kuri Big Grace TV, nk'urubuga rwa Discreet Investigation rugaragaza ko gucana inyuma ko abashakanye ari ikintu gikomeje gufata intera iri hejuru kuruta uko abantu babitekereza. Ariko si ibintu byo gupromotinga ngo niba nawe utarabijyamo bijamukiremo, ariko ubushakashatsi buragaragaza yuko biri gufata indi ntera. Hanyuma se byagenda gute ngukire igikomere watewe no kumenya ko waciwe inyuma? Iki kibazo munyemerere nze kugisubiza nyuma. Uko wakira igikomere watewe no kumenya ko waciwe inyuma? N'aka kanya nakubwira ko gucana inyuma ko bashakanye ariyo mpamvu ikomeye ikunze gusenya imiryango myinshi hirya no hino mu gihugu. Abantu bakunze kudukurikira mu mavideo yacu dukunda kugaruka ku mibare statistique bayagaragaje ya gatanya zabayeho, inzego z'ubutabera, inzego z'inkiko, imibare ziba zatangaje buri mwaka y'abantu bahawe divorce ya burundu. Ariko iki kintu cyo gucana inyuma gikunze kuba impamvu ikomeye ituma imiryango isenyuka. Bande bakunze kugira ubutwari bwo kubabarirana ibi bintu byamaze kubaho. Ubushakashatsi ndi kwifashisha ubu ngubu bugaragaza ko abagabo ari bo bakunze kubabarirana kuruta abagore. Hari abantu benshi twabiganiriyeho baravuga ngo ubushakashatsi bwarabogamye cyane, ntago ngo bishoboka, ngo ntago umugabo ashobora kukubabarira yamenye ko wamuciye inyuma. Ariko ubushakashatsi mfite hano imbere yanjye bwo bugaragaza yuko abagabo benshi ari bo bababarira abagore babo iyo babaciye inyuma bafite ibimenyetso. Umugore abaye intwara akagusaba imbabazi. Niko ubushakashatsi ndi kwireferaho uyu munsi buvuga, nubwo abantu benshi biganirijeho, kuko mbanza kubiganiriza abantu kugira ngo numve uko babivuga. Baravuga ati reka nta mugabo watinyuka kuguha imbabazi yamenye ko wamuciye inyuma. Par ailleurs abagabo ari bo benshi cyane nyamara baca abagore babo inyuma. Atari ko umugabo ntiyakubabarira, umuhoro hafi, divorce hafi,
umutwe akawujanjagura ati abagabo ntiyakubabarira, cyane cyane ko uba ukoze ibintu nawe akora, kuko abenshi ngo barabikora, niko abenshi bagiye bambwira. Iyo byabaye abagabo benshi nibo banga gutandukana n'abagore babo kubera abana babyaranye. Ndebye nko ku bushakashatsi bwakorewe ku miryango isaga ibihumbi bitatu, abagabo 59% kuri ibyo bihumbi bitatu bahitamo kubabarira burundu abagore babo igihe babaciye inyuma. Niko ubushakashatsi mfite buvuga, wabyemera utabyemera ubwo uratubwira muri comment cyangwa uko ubyumva. Ariko ngo muri abo bantu 3000 bakorewe ubushakashatsi, 51% by'abagore muri abo bantu 3000 nibo bemeye ko bababarira abo bagabo babo babaciye inyuma kandi babifitiye ibimenyetso. Nizihe mpamvu rero zituma abagabo, hano ubushakashatsi bwashingiyeho bwemeza ko abagabo aribo batanga imbabazi cyane kurusha abagore iyo habayeho gucana inyuma? Impamvu ya mbere ngo nuko abagabo bababarira abagore babo babaciye inyuma, nuko ngo abagabo baba batinya ingaruka bizagira ku bana babo. Abana babo bakabaho nabi, bakazana ba mukase bakabica urubozo, bakabaho mu buzima bukomeye, bakabanyuza mu buzima bukomeye, struggle birenze. Hari naho bigera ba mukase bakica abana basanze muri urwo rugo. Rero ngo abagabo bahitamo gutanga imbabazi, bagashinyiriza, bakabaho muri icyo kinya cy'umubabaro n'agahinda kubera kwanga ko abana babo bizabagiraho ingaruka zikomeye zigera no ku rupfu rimwe na rimwe, iyo wazanye undi mugore akababera karashika, akababera shitaniya. Iyo niyo mpamvu ya mbere ngo ituma ngo abagabo bakunze gutanga imbabazi. Impamvu ya kabiri ngo ituma abagabo bakunda gutanga imbabazi, iyo abagore babo babaciye inyuma bakabyemera bagaca bugufi bagasaba imbabazi, kuko hari n'abagore bakuyeho badashobora kwemera gusaba imbabazi. Impamvu ya kabiri ituma abagabo ngo aribo benshi bababarira, ni uko ngo abagabo baba bakunda abagore babo nubwo byaba byagenze gute. Impamvu ya gatatu ni ugutinya guhomba imitungo, kuko muri divorce muragabana bitewe n'amasezerano muba mwaragiranye iyo mumanika ikiganza mujya gusezerana imbere y'amategeko. Ibyo bintu bitatu nibyo bituma abagabo bakunda kwihangana, bakabaho bashinyiriza, bakakomeza bakabana n'abapartners babo iyo babaciye inyuma, bitanavuye ku mutima cyangwa se bivuye ku mutima kubera kwanga kuzambya ibintu. Mu by'ukuri abo bagabo nubwo ari bake bashobora kukubabarira nyine kabaye byagenze gutyo, ariko ngo baba banga ko ibintu bizambagatana kurushaho. Ariko akenshi banashingira ku kuba ibi bintu babikora kurusha abandi bantu bose. Ni abagore bake baciye inyuma bo bashakanye, abagabo bakagakino bakagize toto. Rero iyo abaye intwari ari umugabo n'ubundi muri kamere ushaka kubaka, imbabazi rwose arazitanga. Nubwo abagabo rero aribo bagaca butenezi, aribo ba mbere muri izi diri zo gucana inyuma, zo guca inyuma abagore babo. Yaca inyuma umugore we akajya kumurusha ubwiza, akajya kuwarusha ubwiza, akajya kumuyaya, akajya kumuturanyi, akajya kuwukora muri salo umwoza mu mutwe, akajya kumukatira amatike, akajya hehe hose aho bajya hose bigenda basesera. Nubwo aribo baca inyuma cyane abo bashakanye. Ubushakashatsi bugaragaza yuko ari abagabo, umugabo atinyutse kurambarara gupfukama akagusaba imbabazi, abenshi baba babikuye ku mutima. Ariko hari ubundi bushakashatsi nigeze mbona ni kuri TikTok umuntu abitangaza, ati umugabo nubwo yakurambarara imbere agusaba imbabazi, n'ubundi avana amavi imbere yawe yarapfukamishije agusaba imbabazi, ahita ajya n'ubundi muri izo diri zo kureba undi bari bafitanye gahunda nimugoroba cyangwa mu gitondo, agusaba imbabazi z'ako kanya kugira ngo umuriro uzime, ariko n'ubundi ntiyabaho ataguca inyuma. Umuntu wakojejemo akarenge ke ngo ntikajya gakunda kuvamo ku bagabo nubwo yagusaba imbabazi. Ariko reka nkubwire impamvu nanone 3 nkuko nayo nkubwiza abagabo. Impamvu 3 zijya zituma hari abagore bababarira abagabo babo iyo babaciye inyuma, kandi abagore ni nabo benshi, kuko n'ubundi abenshi barabyihorera bakabirenza ingohe, bakapfukama bakisengera, ariko babizi yuko umugabo we amuca inyuma, babizi ko abagabo babaca inyuma. Nabo babikorana benshi babazi, bagashinyiriza, bagakomeza bakubaka. Impamvu ya mbere ituma rero bashinyiriza bakubaka ni ukubera urukundo bakunda abana babo. Ukaza ukamusaba imbabazi wabikuye ku mutima, wabikuye ku maguru, wabikuye hejuru y'umusatsi, ariko abagore benshi izo mbabazi barazitanga kubera urukundo bakunda abana babo. Banga ko abana babo bazarirwa na mukase,
bakabazahaza. Niyo mpamvu ya mbere ituma umugore ashinyiriza, akirenga, akarenga amarangamutima ye, akababarira umugabo we, kandi anamubabarira abizi neza ko atanabiretse, ariko akamubabarira kubera abana be, kugira ngo abana be batazamererwa nabi n'abazabasimbura muri urwo rugo aribo ba mukase w'abo bana. Niyo mpamvu ya mbere. Impamvu ya kabiri ituma abagore bashinyiriza nyine bakabatanga imbabazi ku bagabo babaciye inyuma, ni ikintu cyitwa imitungo. Abagabo benshi nibo baba bafite imitungo, umugore akanga kuyihara, n'ubundi se baratandukana, araba umudivorce, ntari bwemere kurekura abana be, harajya kurya ubusa n'abana, mbese izo rwaserera nizo yanga. Ariko hari n'abagore bavuga bati nubwo uyu muntu namusanganye imitungo, ariko nanjye ntabwo nari nkora busa, harimo pari yanjye nashyizemo, ntabwo nshaka kujya muri ibyo bintu byo gutera imetero no gutera imihati no kugira gute, kuhanga kugabana imitungo. Nanone kandi abagore baba bari gukora reference ku bana babo, ati ubundi turatangira gutera imihati uyu munsi, aba bana bo bizagenda gute? Abagore rero bagashinyiriza, imbabazi bakazitanga nubwo mu by'ukuri baba bashize, kuko iki cyaha ni icyaha kibabaza, wabyanga wabyemera. Niyo ubonye message yonyine, ari message atari video ubonye, neza neza ubwonko buhita buva mu mutwe bukajya ku kirenge. Iyo ufite ibimenyetso rero n'umuntu yabyemeye akagusaba imbabazi, hari igihe bigusubiza inyuma mu myumvire no mu mitekerereze, ukumva urushijeho gupfugapfuka, ariko ukihangana ugakomeza ukarwubaka, kuko n'ubundi niyo wadivorce ugashaka undi, umubyeyi hari igihe ugiye gusanga ugasanga ari umwe. Ubwo rero impamvu ya kabiri, batinya ko iyo mitungo yatangira guterwamo imihati gutyo, kugabana imitungo yabaruhije gutyo, umwe akajya gusafaringa, hakaza undi uza kubyinjoyinga. Abagore benshi ntabwo ako kantu bakunda kukadijera. Impamvu ya gatatu ituma abagore rero batanga imbabazi ku bagabo babo nubwo baba baciye inyuma, wenda akagira amahirwe akaza akamusaba imbabazi. Impamvu ya gatatu ni urukundo. Abagore bagira urukundo. Umugabo araza akakurambarara imbere agapfukama rwose, za mpuhwe z'abagore zivanze n'urukundo akamubabarira. Urukundo bakunda abagabo babo akenshi rutwikira ibicumuro byabo, akamubabarira. Yaba ari umugabo uzirikana, mu by'ukuri akabizirikana ntiyongere, ariko hari abamara kuzisaba ako kanya agahita n'ubundi ajya muri diru, geto zikaba ziramubonye hehe za hoteli, n'ubundi akajya akubwira ngo agiye muri misiyo y'akazi, kandi yigiriye ku kigore runaka, ku mahabara ye hirya no hino muri buri mudugudu afite nk'umugore, n'abayayuzana mu rugo ubizi ko aburira gupfukama, agahora apfukama gusaba imbabazi, ariko ubizi ko zitavuye ku mutima. Abagore benshi bakeneye kubaka byo barabirenze, imbabazi barazitanga kubera abana babo. Abagore benshi ujya ubona bagenda barashize, barapfuye, bararangiye, ari housing gusa agenda, amarangamutima yarapfuye kubera ibintu abagabo babakorera ku bijyanye n'ibi byo kubaca inyuma. Hari igihe umugabo noneho aguca inyuma, akarenzaho n'amagambo, akarenzaho n'ibikorwa bibi, noneho n'abo ngabo aba yagiyeyo, akaba guteza, bakajya gukomera, bakakuzomera, bakagutuka, akaguha ibisigazwa by'ibyo avuye gutanga mu mahabara ye. Kandi guys, habaho kubabarirana, habaho kugira gute, habaho gusaba imbabazi ejo ukabisubiramo, haba kubyivurugutamo, umva ukabyivurugutamo, kubera yuko hari abantu basambana ukabona birenze ibintu biri naturere, ari nk'ibintu bimeze nk'ibirogano cyangwa ari imyuka mibi. Hari abantu bari obsede sexuel, adashobora kuba hadafite abantu 10, 20, 30 ahura nabo inyuma y'umugore we hanze y'urugo. Hari abantu bari obsede sexuel, uwo muntu nubwo yapfukama akanarambara akanaroringa nka bya bindi badukoreshaga mu ngando, adashobora kubaho abonana n'abantu n'umugore we gusa. Abo bantu babaho, kandi abari imyuka. Hari n'igihe akenshi ijyana transmission de famille en famille. Hari ibintu byinshi bikurwaho no gusenga, bitakurwaho no gupfukama gusa ngo nuko wapfukamye ukagusaba imbabazi. Gusa icyo nakubwira cyo nuko wamaze kubona mu rugo rwawe hatangiye kuza mwizikata zo gucana inyuma, ubu umugore ubu umugabo ufite gahunda yo kubaka, pfukamusenge kuko bukabaye, kuko ikibi cyo gucana inyuma ntabwo ari icyaha gikorerwa mu mubiri gusa bikaguma mu mubiri wawe gusa. Iyo ukoze imibonano mpuzabitsina n'umuntu mutashakanye, mubanza guhuza ubwonko, mugahuza spirit, mugahuza umubiri, mugahuza byose, noneho no gutandukana, imikoshi n'imikasiro na kasiha zose z'uwo muntu mwahuye uzongeraho izawe ukabitahana bibaye byinshi.
ikibi cy'ubusambanyi rero cyo gucana inyuma ni uko iyo mikoshi ugenda ukotora muri izo ndaya hirya no hino ntabwo iza kwangiza famiye yanyu gusa, ahubwo bigenda no ku bana banyu. Izo karande zikurikira n'ababakomokaho. Ukagenda ku ndaya wajyanye amafaranga, imitungo, urukundo, ubuzima buzima, akagupfunyikira ibirwara, akagupfunyikira ubutinda, akagupfunyikira n'imikasiro n'imikoshi y'iwabo byose. Wowe ukaza umugore nta kintu umuzaniye, ahubwo umuzaniye ibyo birwara byandurira mu mibonano mpuzabitsina harimo na sida, ukamuzanira n'iyo myaku, noneho izanakurikira n'abo mwabyaye. Niho bibera bibi, niho bibera bibi. Yaba ari ibintu byagarukiranaga ku bantu wenda babiri, abo muri gufunikana aho ngaho bikarangiriraho, umuntu yajya agiramo akantu k'intuza. Ariko impamvu iki cyaha cyo gucana inyuma ari icyaha kiremereye ni uko imikasiro ujya gukotoramo, impamvu yikotoramo ni uko uwo mugore wakubereye febure gutya akakwemerera, si wowe wenyine aba yakira. Ukotoramo rero ibyo basizemo, ukabikotora ukabishyira umugore wawe, bikaba transimi no kuba muzabyara, kuba mufitanye n'abavutse ubu ngubu babakomokaho. Niho iki cyaha kibera kibi. Guys, twagira inama abakobwa n'abasore, nkunda kubivuga hano kuri Big Grace TV, mbere yo gushyingiranwa n'umuntu banza ufate igihe cyo kumusengera, nawe wisengere, ubanze unace connection zimuhuza ku maraso n'ibisekuru bye z'imyaka nk'iyo ngiyo. Hari famiye usanga zibamo abantu basambana bacana inyuma aho bashakanye, ugasanga ikiryango kimwe kibamo abantu bahora badivorsa. Iyo ni imikasiro uba ugomba gukatisha amaraso ya Kristo utarashakana n'uwo muntu. Niho iyo mikasiro itabakurikira. Noneho rero ufite imikasiro y'iwanyu, karande z'iwanyu, ugafatana karande z'umugore wawe, ukazijyana noneho kujya ujya kongeraho n'izindi ukura mu bagore hirya no hino, wirirwa urongorana n'abagabo birirwa bakurongora benshi, kaba kabaye agatogo k'abadayimoni ubuzanye mu muryango wanyu. Ako gatogo kandi ntabwo kudeturuwiza wowe wenyine mugabo wagiyeyo cyangwa umugore wagiyeyo, kadeturuwiza n'ababakomokaho. Guys, iki ni ikintu gikomeye kandi bidafatwa ku rwego rwa roho gusa n'ubukristo gusa, ahubwo niyo mpamvu ari icyaha gikomeye. Akenshi nyine iyo byabaye bikunda kugera kuri gatanya, kuri divorce, kuko ni ibintu biba bibaye birebire. Ukabyara umwana akaba ari umuhanga mu ishuri, ejo agatangira kuba ikimara, wajya umuhamagara ngo ibyo bintu ukaza aho bivuye. Umwana akaba umuswa, umwana akaba igisambo, umwana akaba indaya imburagihe. Wareba muri bisekuru byanyu ukabona uwo muntu nta muntu mwigeze mugira ufite ibyo bintu mu muryango wanyu. Kumva umugabo wawe ari inyabya. Uko yinyabya rero iyo myaka yose niyo akotora, ugatangira kubona abo wabyaye baraguhindukanye, bakubereye abandi bandi. Ntabo mujya mwumva abana bica ababyeyi babo. Iyo ni imikasiro akenshi iva muri ibyo bintu byo gucana inyuma. Hanyuma rero reka nsoze iyi video nkubaza ngo wakiruta ibikomere watewe no kumenya ko waciwe inyuma, wabikiruta? Ubushakashatsi bwo bugaragaza ko aho guhora wicira urubanza bakubwira ko ukwiriye gushaka uburyo bwiza bwagufasha gukira icyo gikomere, ndetse ukanatekereza niba wumva ushaka kuguma muri urwo rushako cyangwa ukaruvamo. Icyo ngicyo urabanza ukagibonera igisubizo. Uyu muntu ndagumana nawe cyangwa singumana nawe, ndakomeza nubake cyangwa sinubaka. Mbere yo gushaka izindi nama zindi, habayeho ibi bintu byo gucana inyuma, ukaba ubifitiye ibimenyetso cyangwa nawe anabyemera, niba wakurikiye iyi video neza, kugira ngo ukire ibikomere kubanza kwiha ibisubizo kuri ibi bibazo byombi, kubyiha wowe wenyine utavuze ngo uragendera mu kigare cyo kwa kana kandi uko babigenje. Eske ndashaka gukomeza kubaka? Eske ndashaka kuva muri uru rugo? Eske ndashaka gukomeza kubana n'uyu muntu cyangwa turarompa? Categorically. Iyo ugeze kuri urwo rwego rwo kwibonera igisubizo, abahanga bakugira inama yo gushaka umukansera, umufasha myumvire, umuntu ugufasha mu mitekerereze kuko uba wahungabanye mu buryo bugaragara. Uwo muntu rero w'umujyanama agufasha mu mitekerereze, ukaganira nawe, ndetse ukaba waganira n'inshuti yawe. Ariko aba bantu inshuti wizera sinzi ko hari izikibaho. Inshuti wizera waganiriza ibi bintu sinzi ko hari izikibaho. Impamvu mvuze ngo ntabwo zikibaho, uba umugabo b'umugore hari igihe uganyira umuntu ibyawe ngo ari kugufasha, ngo abaye umukansera wawe, ngo ni role model wawe, ukagenda ukamwipakururira ukamubwira byose, kumba ari mukeba wawe uri guhamurira abazimu mu ndaro.
niyo mpamvu nari kuvuga ngo best friends, real friends ntabwo bakibaho. Uramubwira akaba ari kukunyega, kote faible yawe akaba ari yahera hakakudetruiza mu ibanga. Ufite ingero, nanjye mfite ingero, nawe ufite ibyo wumvise, hari ibyo usoma, hari ibyo ubona kuri YouTube. Zimwe rero mu mpamvu zigaragazwa n'ubushakashatsi zituma benshi baca inyuma abo bashakanye, harimo ko kuba uwaciye inyuma yarabaswe no gukora imibonano mpuzabitsina n'abantu batandukanye mbere yo kujya mu rushako. Ibibazo byo mu mutwe, ibikomere byo mu bwana, no kuba umwana yarakuze abona umwe mu babyeyi baca inyuma mugenzi we bikamuviramo kuzabikora nawe ageze mu gihe cy'urushako. Kugira rero ngo ukire ibi bikomere watewe n'uwo mwashakanye yaraguciye inyuma, guys, hano kuri Big Grace TV nanjye nje gufatanya n'ubu bushakashatsi nkubwira ngo shaka umukansera, umujyanama, inshuti wizera niba ukifite kandi urahirwa, igufashe kwiyakira. Ariko inshuti ya mbere yagufasha kwiyakira ni Kristo. Wapfuka mugasenga wa mugabo we, wapfuka mugasenga wa mugore we, ukabwira Yesu ntazakumvira ubusa, ukabwira Yesu ntazakuvamo, ukabwira Yesu ntazakubera mukeba. Aho kugira ngo ujye kuganyira umuntu narangiza akwemeze, wabwira Yesu ntazakumvira ubusa, kandi Yesu nta nubwo akora ibyo umubwiye gusa, wakora n'ibindi birenze ibyo watekerezaga byiza. Ingo zose z'abakire n'abakene, abo wita abakire, izo ubona bafite ibyo utarageraho wifuza uhora urota buri munsi. Hari akantu nigeze mbona ngo abakire mubayeho mute uko mubaye mu nzozi zacu. Ibyo mutunze ayo mamodoka n'amazu mutunze twe biracyari mu nzozi zacu. Akabaza ati mubayeho mute. Abo bantu bose rero ubona babayeho mu nzozi zawe b'abakire, babe bakize bingana gute bya mirenge ku ntenya adafite Kristo. Urugo rwe rutubakiye ku Mana, urugo rwe rutubakiye ku masengesho, ndakurahiye rwubakiye ku musenyi. Abantu benshi baryama mu mavira ntibakibana muri chambre, umwe afatiye n'undi agafatiye bakaba babanye kubera abana. Abenshi umwe yinjira muri VWT n'umugabo afitiye, bose bagenda bafinina. Guys, ayo nta makuru nje kuguha nawe urayafite ku myaka yawe. Uburyo bwiza rero bwo gukira ibikomere watewe no muvandimwe wawe, mugenzi wawe, umugabo wawe, umugore wawe mubana waguciye inyuma, uburyo bwiza bwo gukira ibyo bikomere, kwiyakira, gukomeza kubaka, ndetse no gukomeza kudahagarikwa umutima, gukomeza guharanira iterambere ryawe kandi ukarigeraho. Uburyo bwiza n'ubwo gusenga, ukabwira Imana ntijya ibura uko igira, ukabwira Imana izakora ibirenze ibyo wowe wanatekerezaga, ukabwira Imana kandi izakubakira. Ariko uburyo bwiza bwa mbere bwo kwirinda izi yegere zo gucana inyuma za hehehehe ni ubwo gusengera uwo muzabana mutaranabana, urugo rwanyu ukarushyira mu biganza by'Uwiteka utaranarugira, wabana rugezemo nabwo ntugarame. Hari abakobwa benshi bamara kubona abagabo ubukwe bwabaye no ku rusengero ntiyongere kugerayo ngo yashyikiriye. Abasore benshi barabadirije abakorari basengaga buri munsi, bari bafite amagurupe basengeramo bajya mu butayu, yamara kugeza umugore mu nzu ntiyongere kuhagera ukagira ngo ijuru yarishyize muri saro ye. Guys, ni icyiciro cy'ubudehe uba winjiyemo cy'ubundi buzima nacyo gikeneye kubeshwa, ukeneye kujyanamo na Kristo. Ubwo rero umuturambye wo gukira ibikomere, wo gukomeza kubaka kandi ubizi ko partner wawe yaguciye inyuma, umuturambye ngenje kuguha hano kuri Big Grace TV ni ugusenga, ni ukubitura Imana, niyo yonyine itakuvamo. Kristo niwe wenyine ukumva ntakumvira ubusa kandi ntakuvemo. Impamvu atakumvira ubusa ni uko agira icyo akora, akakirema kandi akagikomeza. Ciao. Ndi Marie Grace Bagambake, iyi ni Big Grace TV. Urakoze gukora subscribe kuri ino channel, ntago uzabyicuza. Dukora video z'ubwenge. Comment turabategereje. Imana ibarinde, Imana ibahe urushako rwiza rurambye. Urugo rwiza rurambye ntabwo ari urwubakiye ku rukundo gusa, urugo rwiza ruramba iyo rwubakiye ku rukundo no kuri Kristo. Ciao.